ijoro ryahise nibwo twamaze kubona ko leta zunze ubumwe za Amerika noneho zinjiye muri ya ntambara yari imaze iminsi iri kuba ku mugaragaro. Leta zunze ubumwe za Amerika zarashe muri Iran. Igihe kirekire Israel ihita itangiza intambara muri Gaza, ariko hari indi myitwarire y'imitwe nayo irwanya Israel twakomeje kubona. Ubu hari Hezbollah, hari Abahuts muri Yemen, ariko hari n'ibindi bihugu biri muri ako karere nabyo turavuga ko byicaye ubusa. Nibyo tugiye gusubiza amaso. Ali Khamenei mu ndwiheze ibihugu byose bimaze imyaka irenga 45 birabana n'ingwe. Perezida Trump yohereje urwandiko ku itariki ya 5 y'uku kwezi kwa gatatu yarunyujije kuri guverinoma ya Emirates z'Abarabu zunze ubumwe EAU mu magambo ahe isi yazinduwe n'imvura yahise ikwirakwira imbuga zose z'ibitangazamakuru aho Amerika yarashe Iran. Ni nyuma y'icyumweru kimwe rero cy'ubushyamirane burenze urugero hagati ya Israel ndetse na Iran, ubwo Iran yari imaze kurasa misile zirenga 14 ku butaka bwa Israel. Rero nyuma yaho rero leta zunze ubumwe za Amerika nk'umufatanyabikorwa wa kadasohoka cyane wa Israel yafashe icyemezo gikomeye cyane cyo kujya gutera ibiko bikomeye nanone bya Iran bikekwa ko ibyo biko byabikorerwamo ubushakashatsi bwa nukiliyeri. Rero muri kuri Rwanda Forever nitwa Edi Rwanda, nijye mujye kubana muri iki kiganiro ndetse mbagezeho imvo n'imvano yaho Amerika ndetse n'uko Amerika yinjiye mu ntambara ya Israel ndetse na Iran ndetse n'igicumuro cya nukiliyeri cyangwa se mbese nukiliyeri ibirimo ite cyangwa se Iran na Amerika na Israel bijyahuriye bite muri iyi ntambara. Rero kwihuse cyane reka tuvuge kuri iyi nkuru itarigeze imera nk'izindi nkuru, ahubwo yahise yongera urusaku rw'amarira n'inkongi y'intambara isanzwe yahindutse icyogajuru cy'ubwoba n'igihirahiro mu burengerazuba bwo hagati. Ndetse ntibyateye kabiri, ahubwo amashusho ya satelite n'imiyoboro y'itumanaho ya gisirikare yagaragaje igitero cya B2 bombers ndetse na misile zateye mu mujyi wa Natanz ndetse na Esfa, ndetse tutirengagije n'undi mujyi wa Fordo. Ndetse ibyo bice bikaba ari ibice bisanzwe bizwiho ibikorwa byiganje bya Iran bikomeye cyane, ndetse ikaba ari naho hari uruganda rwa uranium. Rero ibyo nabyo bikorwa byose bikaba bitararebewe izuba n'ibyo bisasu ndetse n'ibyo bibombe. Rero reka turebe mbese Amerika irabivuga iki cyangwa se Perezida Donald Trump aravuga iki kuri ibi ngibi. Rero tugaruke ku ijwi rya Donald Trump arimo avuga ibi ngibi. Donald Trump ni umwe uherutse kongera gutorerwa kuyobora leta zunze ubumwe za Amerika mu mpera za 2024. Yemeje rero icyo gikorwa cy'ijambo rigufi ryacicikanye ku mbuga nkoranyambaga, ndetse yagize ati Iran iri gukinisha umuriro, kandi iyo bibaye ngombwa ko Amerika ikuraho icyago icyo ari cyo cyose kugira ngo habeho amahoro asendere, tubikora tudategwa. Rero akaba ari amagambo ya Perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika, ndetse abamushyigikiye bo bamushimagije bavuga bati uri umuntu wa hatari, uri umuntu uhamye kandi umuntu udasubirwamo. Ariko abamunenga bo ntabwo babuze kandi ntabwo babura rwose nyine, ahubwo bavugaga ko yinjiye mu ntambara adasabye uburenganzira bwa Congress ndetse atitaye ku ngaruka zishobora kugarukamo ndetse bishobora gukurura urugomo rw'isi yose. Rero nyuma yaho nta gihe cyashize inteko ishinga amategeko ya Iran yahise itora icyemezo gikomeye cyane cyo gufunga umuyoboro wa Hormuz, ndetse akaba ariho hanyura 20% by'amavuta y'isi yose. Ndetse icyo cyemezo kikaba cyarabangamiye isi yose, ndetse mu rwego rwo gusubiza igitero cya Amerika ndetse na Israel, akaba ari uko iki gihugu cyabikoze cya Iran kugira ngo yihorere muri ubwo buryo. Ikaba yo yarafunze amasoko cyangwa se inzira zihuza n'amasoko yo kugurisha ibintu bijyanye na peteroli. Rero isoko mpuzamahanga y'amavuta yahise ihungabana cyane, rwose irahungabana, ndetse ibiciro bya peteroli birazamuka kugera kuri 28% mu masaha 24 yonyine. Ndetse ibihugu by'Uburayi bihita bitangaza gahunda yo kugabanya gukoresha amavuta, mu gihe Ubushinwa nabwo n'Uburusiya byasabye Iran kwihangana, ariko nabyo bigaragaza ko byamaganye kandi birwanya cyane ibikorwa by'ubugome bya Washington. Muri Kongere ya Amerika rero intambara y'amagambo yahise itangira, ndetse abasenateri b'ishyaka ry'aba Republike ndetse nkabo twakita Lindsey Graham cyangwa se na Marco Rubio bashimangiye ko iyi gikorwa cyari ngombwa cyangwa se icyo gikorwa cyari ingenzi cy'uko kuvana intwaro za nukiliyeri mu biganza by'abahezanguni. Ndetse ariko ibyo ngibyo nubwo byagenze gutya cyangwa ngo babivuzeho abayobozi b'ishyaka ry'aba
n'abademokrate ndetse n'abarexandria bavuze ko Trump akoze icyaha cy'intambara ndetse adahawe uburenganzira n'inteko ishinzwe amategeko. No kuvuga ngo hariho ibice bibiri, bimwe byemera ko ibi bintu byari bikwiriye, muri abo babyemeraga harimo nk'aba-Ram ndetse na Marco Rubio, ndetse hakaba hari urundi ruhande rw'abatarabyemeraga nk'abo twakwita ni abademokrate, harimo Alexandria Ocasio-Cortez, bavuze ko Trump yakoze icyaha cy'intambara ndetse akaba yarakoze ibyo bintu atarabisabiye uburenganzira ngo wenda babumuhe ku buryo bwo kumugaragaro. Rero si ibyo gusa, ahubwo hari n'abasirikare bahoze mu nzego nkuru bavuga ko Amerika yishoye mu gice cy'amateka gishobora kutazarangira neza cyangwa se gishobora kutazarangira vuba, kandi igatiza umurindi ibyifuzo byo kwihorera birimo gutegurwa mu bwihisho na Iran, cyangwa se bivuze ngo bishobora kuba Iran yari irimo gutegura ikintu cyo kwihorera ndetse kwinjiramo kwa Amerika bikaba byaratumye iki gikorwa kigirwa igikorwa kigari, ndetse kikaba gishobora kuzabyara ingorane zitandukanye kandi ziyongera mu bwinshi nuko imyiteguro y'icyo gikorwa irushaho kwiyongera. Rero mu mihango idasanzwe, uwo muhango wari umuhango wabereye mu ngoro y'ubwami ya Tehran, ndetse icyo gihe uwitwa Ayatollah Ali akaba yarahagurutse imbere y'imbaga y'abayoboke n'abayobozi, akababwira ati rero mu ijwi rye rituje, akavuga mu magambo ye, akavuga ati igitero cyakozwe kuri Repubulika y'Abayisilamu, icyo gitero cyakozwe icyo gihe ntabwo ari igikorwa cya Israel gusa, ahubwo n'uburangare bwose bwa Amerika. Ndetse ntiyarekeraho, arakomeza aravuga ngo ijambo rikomeye cyane rikaba ryarahungabanije ndetse ritaragiye rivugwaho n'abantu bake cyane. Akaba yarakomeje akavuga ngo igihe kirageze ngo duhe ubutumwa isi yose. ubwo butumwa bukaba bwari ubutumwa buvuga ngo ntabwo tuzahagarara. Rero icyo gitondo abayisilamu bacumbiye nkuru abarenga miliyoni bahuriye mu muhanda wa Tehran ndetse n'indi mijyi yo hirya no hino bavuga kuri ayo magambo ndetse barimo kwamagana Amerika na Israel. Rero amasengesho yahindura intwaro, aho niho benshi batangiriye gutekereza bati ese twaba twinjiye mu gihe isi yinjiye mu ntambara ya gatatu y'isi, ariko kubera ko nta bihamya ndetse nta mpamvu yo kubivuga, ariko impamvu rwose iranahari kubera ko biragaragara cyane nubwo bidashyitse, ariko rwose impamvu zituma babivuga ziragaragara kubera ko umunsi ku wundi intambara ya Iran na Israel iri kugenda yaguka. Ndetse si ibyo gusa, ahubwo ibyo byose ntibyatumye isi ibura guhagarika umutima, ahubwo ibihugu nk'Ubudage, Ubufaransa na Sweden byahise bisaba ibiganiro mpuzamahanga ku rwego rwa Loni, ndetse mu gihe perezida wa Turukiya we yavuze ko abategetsi b'isi barimo gukina ku nkengera y'icyobo, ndetse Papa Francis we yari yarabivuze kera avuga ngo mbese ikintu cyiza ni iki ngiki. Yasabye amahoro no kwirinda ikosa iryo ari ryo ryose ryatuma ibihugu bikurura ubushyamirane budashira. Rero akaba ari byo Papa yifuzaga, ariko uyu munsi bikaba birimo kugenda bihinduka ndetse bikaba birimo kugenda bikendera. Uyu munsi rero reka dusoreze hanga tuvuge tuti uyu munsi nk'uko imihanda ya Tehran yuzuye amasansu n'umujinya ndetse n'inyanja ya Hormuz yuzuye amatembabuzi ya gisirikare, ni iki se twakitega cyangwa se isi yose yibaza icyo bizakurikiraho, ndetse harabura gato ngo isi isubire mu gihe cy'intambara ikomeye cyane itaravuzwe kuva 1945, ndetse Amerika igihugu cyari gicogoye mu bibazo byayo by'imbere, ikaba nanone cyashatse kwisubiza ijambo mu mahanga. Ndetse si ibyo gusa, ahubwo ikibazo ni kimwe uyu munsi, twakibaza tuti ese Amerika iravugira amahoro cyangwa irimo kurambika umuriro ku bisigaye bishegeshwe n'ubushyamirane bwa Iran na Israel? Ni ikibazo umuntu yakibaza, nimba Israel nimba Amerika irimo mu mahoro cyangwa se nanone ari kugira ngo irambikire umuriro ku bisigaye byashegeshwe n'imibanire mibi hagati ya Iran na Israel. Rero ni ngemwe abanyine twa Edi Rwanda, ndizera basobanukiwe imvo n'imvano ndetse n'ibyo byagiye bivugwa ku mpande zombi. Twarebye icyo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ndetse n'icyo Ayatollah ndetse yavuze nawe
nawe avuga ko batiteguye guhagarika ibintu by'intambara. Rero ku bantu mujoyininze uyu munsi ndabifuriza imigisha mishya ndetse ishya n'ihirwe ku mirimo yanyu ya buri munsi. Mujye musoza muze tuganire tumenye amaherezo y'isi ndetse naho ibi bintu bigenda bihurira n'ibihe turimo tugenda tugeramo, kubera ko uko biri kose iminsi ni mibi. Rero ndabashimiye, nge nitwa Edi Rwanda, mwakoze kubana nanjye muri iki kiganiro, naho utaha Astra Vista.